waje kujyana abera bose, agahamagara amazina y'abera, nanjye nkumva iryanjye ntikarame, nkazamura ikirenge cyanjye mu kirere bigakunda nkazamuka. ATV Gospel Show. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho muteraniye hose, Uwiteka abahe umugisha. Tunejejwe cyane no kubana namwe, n'ukuri murabizi neza twabasezeraniye ko buri munsi tuzatubagezaho ubibona ute wowe aho uherereye, cyangwa se ibyo turi kuganiraho mu by'ukuri mbese ntabyo waba warahuye nabyo, wowe se ubibona ute kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze kwaguka ndetse no kujya imbere. Tunejejwe cyane n'uburyo mudukurikira, tunezezwa cyane n'uburyo mwishimira kubana natwe, buryo mwakoze comment, mugakora subscribe, like na comment, byose mukabikora mukanasharinga, burya turanezerwa cyane. Reka dutangire tubasuhuza. Hano hari umutumirwa tubazaniye, reka tangire abibwira amazina ye ndetse dutangire anatubwira umurimo akora wose, ariko abivuye imuzi ni muzingo. Noneho dutangirane ariko tuziranye, twamaze kumwe. Umwana ikomeze kugumisha. Ndagusuhuje. Urakoze cyane. Amena. Nitwa Japhet. Yego. Nishimiye kuza hano kuri ishene yawe tuganira. Amena. Ishene yitwa DDK TV Gospel Show. Yego, ndishimye cyane. Cyane ko tubana mu buzima busanzwe bwa buri munsi, rero no kuba naza kuri ishene yawe tukaganiriza abagukurikira umunsi ku wundi ni byiza cyane, kandi nanjye mbihaye agaciro. Urakoze kanini cyane. Urakoze cyane. Nitwa Japhet, rero nkuko mbivuze, icyo nkora mu buzima busanzwe ndi producer, wa muntu ujya utunganya indirimbo z'abaririmba, z'abahanzi ndetse n'amakorari. Yego. Nkabafasha nyine tukagira ibyo dutunganya kandi tubona ko bikunda. Japhet, reka dutangire wenda twiganirira mu by'ukuri. Hari topic turi buganireho bigendeye ku biganiro twagiye dukora hirya no hino, ariko nanone aka kanya nagira ngo dutangire utwibwira mu by'ukuri mu buryo burambuye. Hari utuntu njya mbona rero dutambuka tw'utu audios, nkabona ngo mwarimu Japhet. Mwarimu Japhet, uranigisha amakorari cyangwa bimeze bite? Sasa ubundi narabikoze kandi n'ubu ndabikora. Bivuga ngo ahantu kavuye ka mwarimu, hari abantu nigishaga bakajya bambwira ngo isi mwarimu se ko uyu munsi twamubuze byagenze bite, izina riba mwarimu. Ariko ubundi nibyo byakabaye, kuko niba hari icyo ufasha umuntu uramwigisha nyine akagira icyo amenya, utanavuze ngo ni umutoza. Mpyisi niwe yigeze kuvuga, aravuga ati ntabwo umuntu atozwe mbwa. Mwabyumve. Mpyisi yari umusaza nubwo yatashye, ariko yajyaga avuga ko ubundi atozwa imbwa n'itozwa imico runaka, ariko ubundi umuntu arigishwa. Ntatozwa, kuko iyo yigishijwe nyine aramenya. Rero habayeho kwigishwa, haba habayeho na mwarimu umufashije. Ntabwo rero tubyita abatoza, ahubwo tubita abarimu bafasha abaririmbyi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nyaho iryo zina ryagiye riva rero, aho ushobora gusanga umuntu avuga ngo Japhet, mwarimu Japhet, like. Wow, turakwishimira cyane Japhet kuba waduhaye umwanya. Ndetse reka mbwira abadukurikiye yuko ubaka kanya twicaye muri studio ya Japhet, akaba ari umuproducer ukora amajwi ndetse n'amashusho, akaba yibitseho n'impano nziza yo kwandika indirimbo, kandi ngira ngo abo yagiye aho indirimbo murabizi neza ko ari indirimbo nziza cyane. Mu mugane rero ikindi kandi Japhet akaba afite channel yitwa
Mwarimu Japhet, n'ubundi wanditse Mwarimu Japhet uba wageze kuri channel ye ukabasha kuba wabona nibajyeho bakande umunsi ku munsi babwira yuko urugendo arimo ni urugendo rwiza kandi binatanga ni ibintu byiza. Imana ishimwe cyane kuba twaganira. Uyu munsi rero Japhet nagira ngo twigire kuri topic mu by'ukuri wowe ubibona ute nkuko maze kugenda mbimenyereza abadukurikira kuri urubuga rwa DDK TV. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi tumaze kugenda tuganiraho. Ubushize hari ikiganiro naganiriye ubwo naganirizaga abantu badukurikira umunsi ku wundi, abantu batangaho amakomenti atandukanye ndetse bamwe umwe akavuga ati yewe mu by'ukuri mbona hasigaye hariho ibintu bimeze nk'ubugome, hasigaye hari ibintu bimeze nk'ubwesikoro, ugasanga korali itanze amafaranga yahaye umuntu yamwizeye, ariko mu minsi mikeya wa muntu ugasanga ntari kubahiriza amasezerano y'ibyo bagiranye, ugasanga cyangwa se akaba n'indi skandal ibaho, ugasanga umuntu bamuhaye projet arayitanze koko banamwishyuye sibyo, ariko nyuma yo kumwishyura ibihangano bihaye abantu babiri batandukanye batatu. Ngira ngo izo skandal nawe uri umuntu uri muri iyi industry ya production urabizi ntago wabiyoberwa. Ese ibi bintu wowe ubibona ute? Ese hari ikintu waba warabibonyeho cyangwa kugira ngo dusangize mu by'ukuri utangire ubwira abari badukurikiye uko ubibona, ubaha inama ku mpande zose? Urakoze. Hari ikintu kimwe cyangwa se bibiri giteje inkeke kandi kitari cyiza. Ubundi wowe witwa ko wandika indirimbo, mundebe hano tuganire, ndababwira ko ni byiza ko tuba abanyamwuga mu byo dukora ku mpamvu imwe cyangwa ebyiri. Iyo wanditse igihangano ukaba Didi akambwira ati nshaka kuma indirimbo, nkicara hasi nkayandika, hanyuma ukayishima ukavuga ati ndayitwara nta kibazo, indirimbo nta kintu ntwaye, ni nziza. Icyo gihangano mu gihe mwarangizanyije amasezerano yakubwiye ko agwa amafaranga, ukarangiza gukora indirimbo akaguha amafaranga, iyo ndirimbo nta burenganzira wowe wayanditse ukifite. Bashaka bayifata icyari igice cyanyu bakakigira icya mbere, kuko warangije ntago ari umutungo wawe, ntabwo ukirwa mu mutungo wawe. Rero ikibazo cyaba kuba wafata iyo ndirimbo ukayihereza undi muntu ukayigurisha tena. Hari n'igihe biba kabone nubwo baba batayishimye ngo bayikore muri studio kuko barangije kuyishyura deja. Kuko barangije kuyishyura rero ni igihamya kigaragaza ko iyo ndirimbo atari iyawe. Bumva itabanyuze ubwo bavuga ati turahombye, ariko we nta burenganzira ufite nubwo batayiririmba kuyigurisha. Urakoze cyane. Kuko nubikora uzabikora rimwe ubikore kabiri. Hari naho byabaye hano mu mujyi wa Kigali, yenda nashatse kumentioninga korali ziza kuririmba ari ebyiri, zije kuririmba zura ku ndirimbo, bagiye kuririmba bumva noneho korali imwe hano mu mujyi rwose hafanga mu mujyi hano mu mujyi wa Kigali, korali imwe ishiramo umuziki ya mbere bumva barinda indirimbo yabo, bari muri studio cyangwa bari kuri stage muri eglise mu gitaramo. Korali ya mbere haguruka bumva baririmbye ya ndirimbo, yego bahikanga bati se ibindi bishoboka bite? Noneho nane ngo yahindutseho n'umuziki byari copy paste. Iyo ni skandal ikomeye. Yego. Birarangira bashiramo muziki, abaririmbyi bajye barayiririmba abandi bati indirimbo ni yegose bati bimeze bite. Iyindi yicaye nawe yari yateguye kuririmba iyo ndirimbo, vugatiro kugira ngo duce ibintu biranga. Iyo ndirimbo irangira bapfuye mu mutwe, bashiramo niya kabiri nabo bombane yabo. Indirimbo ebyiri ugiye kuririmba wari siko ugiye kuririmba indirimbo 3, ukuma muri 3 ugiye kuririmba ebyiri zose zirimbwe n'ikorali kubandira, kandi zitari zo kwitorora rimwe. Jafe mbabarira, ariko ngo zigishijwe n'umwarimu. Umwarimu yari umwe icyo gihe. Yego. Ikintu cyabaye ni iki? Nuko byarangiye na mwarimu noneho wabo yari ahari aho woya have
Mbabwire mwana mwe. Mbabwire ibintu tuzabishobora gute. Na mwarimu wabahari. Ngaho ngize ukuri. We mwarimu Perezida kudukurikira akaganya witwaye. Perezida arabwe bati ngwino tuvuga Yegera hirya. Bajya hirya nanjye ubango. Nanjye kubavuga bari kwita bahumba ahantu bahuriye. Oya ariko hano tuba abantu bari kwita bamenya ngo ni hehe. Ako namushaka kwa mentioninga. Oya ariko twadufasha nukuri ukadufasha. Ariko ni mujyi wa Kigali. Baramamagara bati ziriya ndirimbo ko baziririmbye kandi ari izacu. Yaburi cyavuga. Bamukubise umunibwe. Oya kurusenya tubukiriza ndabushyira hasi. ako nibura watubwira n'urusengero nibura jamati natore atari urusengero byarabaye atubukiristo ndabushyira hasi. Perezida bamufasha mu mashati. Abamukubise umunibwe abantu barakomera baraza barahura bose baza gukiza. Bati twaherutse twaje mu gitaramo ntabwo twaje nibaze nawe wo Kristo bugeze. Bivuye mu kibazo cy'uko indirimbo zabaye ikibazo zaririmbwe n'abantu batandukanye cyangwa se zatanzwe mu buryo butari fair butari bwiza butanoze. Rero icyo ni urugero nari nguhaye. Izo ni ikibazo gishobora kuzamo kabone nubwo abango ni ubutumwa. Izi ndirimbo twandika ntabwo zo mu gitabo ntabwo 3:5 n'ukuri 3:5 niho ushobora gusanga abirwamagana baziririmba cyangwa ku isi yose turirimba indirimbo zimwe. Izi ni indirimbo wicara ugategura ikibwirizwa ukavuga uti nzakiririmba gutya. Rero mu gihe noneho korari itafata umwimerere ngo ivuge ngo iyi ndirimbo ni yacu byagorana kugira ngo byemere nuko nubu ngiye gusuramo indirimbo y'abakurikiye Yesu nabasaba uburenganzira kugira ngo nyikorere remix nyiririmbe nkabandika wiganya reka nyisubire. Ntabwo mfite uburenganzira bwo kuyifata kandi yaranasohotse ngo nyiririmbe. Ntabwo bishoboka. Niyo nyiririmbye nandikaho ngo ni cover. Ntabwo wandikaho ntabwo nyita ngo ni ya Japhet mwarimu Japhet. Oya byo ntibishoboka. Noneho amprise indirimbo noneho yakora itaranasohoka. Ibyo byarabaye no ku maradiyo mujya mu byumba. Ukumva kuri radio hari indirimbo ebyiri zisa z'amakora atandukanye. Utamenya ngo ni ubwo rero kiba ari ikibazo kabisa ntabwo ari byiza. Birakwiye ko tuba abanyamwuga mu bintu dukora. Niba ntanze indirimbo nkamenya ko igiye ukongera ugakora mu nganzo. Kenshi usanga biterwa no gukunda amafaranga kandi udashaka gukora. Mu yandi magambo n'ubunyangamugayo buke. Ariko reka oya nabwo bunyangamugayo buke yabwo nta bunyangamugayo. Bundi nta bunyangamugayo bitari inyangamugayo ntabwo bangura inyangamugayo. Nta bunyangamugayo buke bubaho. Yego. Ariko ikintu nshaka ko tugarukaho gato ya Japhet. Haka kantu reka basi noneho tukagarure gato. Umutoza yicaye mu gitaramo. Sibyo korari yicaye mu gitaramo. Ya mbere ngiye kugerageza duhuze abo bantu batatu b'ubwoko bune. Hari perezida, hari korari ebyiri, hakaba n'umutoza. Sibyo ndagira ngo umfashe buriya dufate umutoza na perezida bacakiranye mu mashati. Sibyo buriya bari abantu bombi ahari bagaragaye neza mu buryo bwa Gikristo. Ntabwo ari byo. Hari uwo wavuga uti nibura ibintu yari akwiriye kubikora. Oya ubundi ntabwo bikwiriye ko uretse n'ibyo uretse n'indirimbo ubundi abakristo hari uburyo ibibazo byabo bikemurwa bitari by'imbaraga z'umubiri bati yewe turafatana mu mashati kuko wabarebye yego ntawabonye ko ndarushije ufite ubupfura. Yego ahubwo wasangaga n'ubundi murabatinya ko nawe nubwo byabaye ikosa ariko nawe ntabwo ikosa rikosozwe nyine. Ntabwo ikosa iyo ribaye habaho irindi kosa kugira ngo bikemuke. Nta kosa rikosozwe n'indi mu magambo. Yego rero bishatse kuvuga ngo yaba perezida yaba perezida yaba n'uwo mutoza cyangwa se uwo mwarimu wabo nk'uko twabivuze. Uwo mwarimu wabo yakoze mistake, yakoze ikosa. Sibyo yakoze ikosa. Icyo ntahagararaho nanone kandi ndeba impande zose. Burya
sinzi niba izo ndirimbo baramwishyuye, ibyo ntabwo mbizi. Ushobora gusanga nabwo harimo n'ikindi kibazo, umutoza ugasanga umutoza baramwambuye kunyishyura. nabyo tubivugeho urugero rutoya, kuko nanjye utayamaye niba nshobora kukwizera, Yego. sibyo nkaguha indirimbo, ukambwira uti nzakwishyura, we wagenda ntuma amafaranga ukigumiriyo, ariko narangije kuyiguha, kuko rero uyifite ugatangira kuyiga utaramo amafaranga, kakubwira ntiwanyaboneka wampaye amafaranga ko nyakeneye, ko nshaka amafaranga bimeze nabi, ati hoya. muri kubyumva mwa bantu mwe mudukurikira, bikarangira iyo ndirimbo nyitanze, icyo gihe ntabwo wambureminga yewe, kuko cyambere cyo nakubwiye ndakumenyesha ngo iyo ndirimbo rero ngiye kuyitanga, ngiye kuyiha abandi, kuko ntabwo wanyishuye, ntabikumenyesha before, wakumva unyishyura ukanyishyura, ariko none bibaye ikibazo, niba nta kintu mpaye, nta kintu usubije kigaragara, ntumbwiye ngo nzayishyura ryari, ntumbwiye ngo wenda ikibazo n'amafaranga mfite, ariko indirimbo twayikunze, ngo numve ko byabaye gutyo, uranyihoreye gusa. Iyo ndirimbo ndayitanze, iraririmba, nawe uje kuyiririmba, icyo gihe waba ufite ikibazo, ariko nawe mutoza, nawe mutoza, niba uzi ko nta kibazo ufitanye na korali, yarangije kuguha amafaranga, ugakora skandari nk'iyo yo gufata indirimbo ukavuga ngo iyi ndirimbo reka nyitaye, yego, uba ukoze amakosa. Hari akantu unyibukije, ariko hari ikiganiro nakoze nihaho urugero, mera nkaho nkanguye ibitekerezo by'abantu benshi, kuko banditse amakomenti menshi ku rubuga kuri YouTube. Bamwe baravuga bati Didier nta kosa wakoze, ariko abantu b'iki gihe ntabwo ni abapagani, barasaba ngo dukore ibintu mu buryo bweruye kandi buzima bwanditse, sibyo? Ndi kugaragaza skandal nigeze mpura nayo, yuko nigeze mfata indirimbo nkaziha abantu, ariko icyo gihe twari tukiri hasi cyane mu myumvire, ibintu byo kuvuga ngo turishyuza mu murimo w'Imana twumva ari icyaha. Noneho mbana n'abantu mbafasha, abantu baragenda barazamuka bagira ahantu bagera, bamaze kugira aho bagera, gahunda zo gukora audio ngo ibintu bisohoke zirabura. Kubw'amahirwe buryo umuntu ari gukora afite umugisha, uretse wumva afite, nawe uratubwira uko ubyumva, iyo umuntu afite amahirwe yo gukora afite umugisha, abona abantu, buryo iyo ukora abantu barakumenya. Mbamamagawe n'abantu b'Abatanzania bahantu bitwa Nyamanyovu Kasuru, barambwira bati rero turashaka ko didiyuza kandi ukaduhindurira. Ndabwiye rero ntabwo rwose nabibasha, sibyo? Kuko njyewe mu by'ukuri ntabwo icyo gihe imyumvire yari kiri hasi cyane. Noneho ndabwo ni njyewe ntabwo rero mbasha gucuranga, nje ntabwo ahari twabona uburyo gicurangwa, birasaba ko nabicuranze, sibyo? Ati nyine byandike ubitegure neza, numara kubitegura ubiza. None bitabagara ariko se igihe cyo gutegura n'iki ko bizatinda, ko mfite korali nigishaga hano i Kigali, urumva imyumvire rero ifite. Nabahaye indirimbo, ariko byari icyo byari batwaye, indirimbo zivuye mu Kinyarwanda mukazimba mu Giswahili, nabo bakazazimba mu Kinyarwanda. Cyakora ikosa nakoze, ntago babandi bo mu Rwanda nabibabwiye, wabyumvise, kandi zari ariko bariya omfete kuko bazimbaga zari zabo, ariko igihangano ntago banyishyuye, icyo gihe ntago banyishyuraga, ntago bagiye hari udufasha, kubeshya n'icyaha. Yewe uko mbyumva rero, uretse gato wumva skandal rero, we warafashije ubona baguha amafaranga, nabo ntibayambaye. Rero umva ikintu gisekeje, umva nyine ikintu cyansekeje, umva ikintu cyambabaje rero, cyatumye mfata n'umwanzuro wo kujya nishyuza jewe. Wenda wowe sinzi impamvu wafashe umwanzuro wo kwishyuza amakorali, kubahimbira wabishyuje, sibyo? Wenda n'iterambere tugezemo, uretse n'iterambere tukinakivugeho. Urumva wowe njye mfashe umwanya, mfashe umunsi wose, yego, wowe uri mu kazi, njye ndi kuvuga, ndi gusoma ibyanditswe, mvuga nibura nkuremo iki, ndebe iki ubutumwa natanga muri iyi ndirimbo. Yego, nyivuyemo, kuko nyivuyemo wowe uri gusoza akazi, hari n'icyo winjije, ariko njye ntacyo ninjije. None se urumva nzaza nkaguhira indirimbo gutyo gusa? Ibyo hari umuvandimwe wabivuze, aravuga ati ngenza nirirwe mpimbaza mu rusengero, mu gitondo mu nsanza naje nje gutegura kugira ngo ibyo mpimbaza bize kubafasha.
muragiye ishuri rya mbere rivuyemo munsi za ishuri rya kabiri rinsanzemo ndahimbaje ishuri rya gatatu rinsanzemo none mvire mwa ngese nzabaho ntabwo bikunda omfete muzagera muduha comment mutubwire ngo ese abantu mwishyura amafaranga ni ikosa mwishyura abahimbye indirimbo amafaranga mwishyura abatoza ni ikosa kuko havukamo skandali amakorari mukambura abatoza bagahemukira amakorari ibintu ngo tujye tubiganiraho nibura comment nyinshi uko zizagenda zifasha babandi bakoraga ibintu nk'ibyo avuga ati burya ntago bikiri byo kandi noneho tuzagera ku rwego tugera kuri skandali noneho tuzajya duhamagara abo bantu tumbwe tuti ngwino tuganirize kuki iki kintu wagikoze kuki byagenze buke se barakubeshyera cyangwa we kuko izo skandali ziriho nyubu ngiye nkimara gukora icyo kiganiro twari turi kuvugana barambwiye bati uya kuba warafashe umwanzuro noneho kujya wishyuza igihangano kikaba icy'umuntu kuko bagize ubwo barambwira bati wowe twaranavuze ngo tumuhe amafaranga tubahe iyo korari amafaranga urumva irabyanga rwose ndashimira korari yacu yaravuze iti rero bishobora kuba yarabikoze mu bujiji ariko nimba byarabaye no mu bujiji ni ukuri muri kubyumva ariko nta kibazo yabaga ati nzabahembera izindi barabyanga ntabwo bari kwemera ariko nanjye najya mu ruhande rwabo yego kuko ku mpamvu imwe nyine hari icyo gihe ariko ahubwo ushobora kwenda warabuze uti se bitwaye iki ku indirimbo zava mu kinyarwanda zikajya mu giswahili nta niyo myumvire nari mfite niba kandi koko urebye nta n'icyo bitwaye ariko bagomba kubimenya nari kubibamenyesha mbere none bakavuga bati yego kabone nubwo reka burya cyangwa bakabyanga kandi bo byanze ntabwo wabureminga kuko niba giye Japhet umpaye urampaye wimbwira ngo nyuma rero ngo nasi nibonye umuntu kandi ushaka bino bintu kandi urumva amafaranga bire none naguhaye reka mbitanye ako kantu k'amafaranga uri gushyiramo niko kabi nta kabaye none se waruzitanze muri iyo myumvire nabo se bari bakuye ko n'amafaranga bazaguha iyo myumvire rero kanyiguhe waranambazaga ngo nzaguha ngahe igisoni zikanyica ndatanga ndavuga amafaranga umurimo w'Imana urumva natanze ingero nyinshi z'ukuntu abantu ba mbere bakoraga oya abantu ba mbere ukuntu bakoraga natanze ingero mu kiganiro uzajyamo namwe muzakijyeho nakoze ku bijyanye n'indirimbo n'iyo skandali natanze ingero z'abantu benshi bakoraga kandi batishyuye sibyo ahubwo korari karebe kabatuye umuntu ibintu yakoze rwose reka tugerageze natwe tuba abantu sibyo buriya n'abarayike iyo baje kubwiriza hari akantu babaha ariko ntabwo bavuga ngo uzampaye sibyo se ni umurimo w'ubushake ariko icyo gihe nabyo twabireba Didi turi mu iterambere ubu ngubu twarasobanukiwe icyo gihe abantu benshi nabo bajyaga no muri studio urakoze cyane ubyibuke bararirimbaga indirimbo yego bakavuga bati twe dufite indirimbo tuzaririmba sibyo hari n'igihe wasanga no kwitorera rwose n'iwacu kera iwacu wasanga dufite indirimbo tuziririmba turi nk'amakorari abiri kandi ari indirimbo urabyumvise n'icyo gihe rero nase urumva 2002 2003 icyo gihe niyo myumvire yari ihari na gatatu ntago yari skandali no kwibaza ngo umuntu ngo yahimbye indirimbo ngo bazamuha amafaranga byo ntago byashoboka of course natwe arizo twakoze nyinshi kandi mutishyuwe bataduhaye amafaranga urakoze cyane hari nizo nacuranze rwose bamwe tuzaza ducurangisha natwe tuge tumva ukuntu kubyuma bimeze agenda nkazihondagura da ugataha abantu badafite n'ibitekerezo bizima bakagira gute akakwihora rwose ugataha ntacyo kandi wirwa aho ngaho omfite n'izo skandali zo zagiye ziba ariko muri uyu munsi wa none niyo mpamvu mbizanye hari umuntu wahuye rero n'ikibazo nk'icyo maze kuvuga icyo kintu nsanga abantu benshi baba bababaye burya bafite ibikomere muri bo ni umutoza yaragiye atoza korari nk'uko ayiha indirimbo batamwishyuye nankundira nzamubaza tuzagira n'ikiganiro sibyo kuko nge nzamutumira dukora iki kiganiro tureba abantu bamukurikiye kugira ngo niyo korari nimubona izavuga iti koko uyu muntu twaramuhemukiye cyangwa nayo itubwire iti ariko buriya uwo muntu cyo tuzakora iyo korari ntabwo tuzayishyira hanze sibyo twaba duhemutse ariko yo nimubona ushobora kuzamusaba imbabazi cyangwa ikamubwira iti oya rwose ibyo twakoze wenda sibyo kuko yafashe indirimbo arazibaha sibyo amaze kuzibaha kandi ari iz'ubuntu barazanga urabyumva bazibika urakoze cyane bazibika mu kigega baraceceka ntabwo bamwishyuye arangije we yabikoze muri rwa rwego rwo kuvuga ngo nubake izina ntubizi ko hari umuntu ukora icyo kintu gutyo akabatereka wenda nk'indirimbo abakurikiye Yesu
ningira amahirwe bakayikunda bakayiririmba nzajya mvuga ko ari njye wagize gute wayanditse mbona isoko n'ubwo buryo yakoze mu gihe yasobanuriye kuri mfite voice niba ari ngombwa nzayumvisha abantu ariko nanyemerera ambwira uburyo ibintu byagenze none yarangije indirimbo arazibaha barazisuzugura bazisuzuguye nk'umuntu wari ukeneye izina aravuga ati ariko mbonye indi korali zikeneye reka nzibahe yabanje no kubabaza ngo ntabwo yakoze nk'ibyanjye aravuga ati izi ndirimbo ko mbona mutazikoresheje ngo oya ngo urabona bamucisha hirya no hino baza kumubwira bati twasanze izi ndirimbo zitageze ku rwego ntabwo dushaka urakoze cyane reka rumve skandari yabayeho finally wa musore aragenda indirimbo azikubita iyindi korali iyi korali irayivugurura indirimbo baraziririmba indirimbo bakora imbere bazicurangishije indirimbo bazijyanye muri studio reka bakuntu rero abakoboyi bumva indirimbo zaryoshye zabaye ubuki batangire nabo bagire gute batibira ibicuruzo baziririmba bati ntabwo bishoboka baziririmbe nabo urumva skandari baskandara aho gati njyewe nabanje kuba njyewe nagize gutya na gutya noneho ubwo kugira ngo basi muziririmbe mutumire yakora inyita nkaho ngiye ndumuriganye basi mureke bahimbira izindi ariko nimumbabarire kabisa abakoboyi baramwangira uwo muntu uramuvuga icyo kibazo kirakomeye niba wowe udukurikiye uzi ko byakubayeho yego njya mbivuga kandi ko niba uzi ko wigeze ukora iyo mistake yakumenyesheje amakuru yose ashoboka yakubwiye guha indirimbo for free anakubwiye ati ndashaka kumenyekana nta kintu na kimwe yagusabye yego ntugikunze uracitse mu gikapu none se aranakubwira ati noneho reka genzeho abandi mbere y'uko azitanga ntiwamubwira uti hoya oya byihorere nabwira uti hoya ntabwo bikunda indirimbo nzaziririmba none uyu munsi ubonye abazi kuziririmba banagukosoye ahubwo noneho babikoze ku buryo buri high level yego utangiye kwicuza uvuga uti ariko za ndirimbo burya zari ziryoshye nibyo navuga ngo ufite wambaye ikirezi ntamenya ko kera reka nkubwire niba warakoze iyo mistake uwo muntu uri kumwica cyane kuko icya mbere abo ngabo yakoreye izo ndirimbo nabo bamufata nk'umuntu uri aho w'umutekamitwe udashobotse kuko sibyo barafata nk'umuntu uri indiscipline udakora ibintu nyine by'ubunyamwuga utari umunyakuri kandi wowe abitewe nawe wowe wakoze mistake yo kongera yo kuzura ibintu bidakwiye kuba bizura kuko juste niba indirimbo yaziguhaye uravuga wapi ntabwo ugenda ziri kuri level izo nshaka bibaye ngombwa ko abandi bazirimba barazikoze ziraryoha nanabore no mbivuge buryo nta ndirimbo mbubundi mbibaho ubundi ndirimbo mbi wowe ni wowe udashoboye kuyiririmba ushobora kuba udashoboye kuririmba je nkayiririmba bati wapi ndirimbo naga bimeze bite birashoboka yego indirimbo zigira level zimeze kimwe ntabwo zizagera ku rwego rumwe ariko indirimbo yose baho umuntu akayivugurura ikaryoha bipfa kuba ifite message biba bibaye noneho wowe indirimbo arayitanze ayihaye korali urangije ubonye ko indirimbo yawe boosted ibaye iryoshye imeze neza uti hoya ati bwerwa ko yakorari rwose wapi tuzisubiremo natwe icya mbere cyo uzatangira uvuga ngo zo ndiri muri twe twari tuzifite mbere ati zari zacu muze murebe turazigira n'iza kera twanazize kera ufite preve kabisa nawe ntabwo ahakana ko ari za kera ariko yari bibabwiye ko mwaza muramubwira ngo mwarazazi none se uyu munsi kubera iki uri gushaka ko agirwaho umugayo kubera ko ubonye abijyanye ahandi n'abo bantu ese uri kumwifuriza icyiza ubundi kandi icyo akeneye ni ukumenyekana bro wituma umenyekana mu buryo icyo numva rero wowe korari ukora ibyo ndatekereza atabari na korari yose muri rusange ushobora gusanga ari umuntu umwe uba muri korari cyangwa babiri kavuga ati jyewe wapindi ukareka ariko mu by'ukuri muhamuhemutse pe muhamuhemutse cyane kuko bazamufata nk'umuntu udashobotse n'ubutaha ntabwo nzamukeneraho indirimbo ngo mvuge ngo uranze mukeneraho indirimbo ko mbizi neza ko yamhindutse umuntu utari umwizera bishatse ngo kariyeri urayirangije
mbega kisigiza azahimba akiririmbira wenyine ariko nta wundi muntu uzamukenera amubwire ngo mindirimbo koza avuga ati wibuka kese yajemo ku bwa Didier nanjye uragira ngo ize wamwana indirimbo bati wapi ntabwo nizeye shaka kuyingira usiko ko wina ndirimbo se ndugu yangu ibyo bintu si byo pe praise mubireke niba uri umutoza niba baguhaye indirimbo niba utayishimye umubwire ati ntabwo nayishimye shaka undi muntu wayo kandi nyuma nageraga ibyo bintu ugeze kumbaho ariko ugeze kumbaho abantu bahindirimbo nabo ntibayishimye ako bogiye ntabwo byagezaho byaganira niyo ndirimbo nabo mutayishimye nta kibazo ariko byatewe nuko bumva ngo ntibayishobora irakomeye nanjye nyiha abandi muravuga ni okay nta kibazo mutashobora nzayiha abandi bo ku rwego bayishobora icyabaye se ni iki icyabaye bagiye bakabwira ba bantu bayiri kwirimba ngo shango ino ndirimbo ngo natwe twari barayiduhaye turayaka ngo twebwe twarayize ngaho ibaze nk'ako kawe wowe wakoze icyo kintu bikwiye ngo natwe twarayiduhaye ngo turayaka indirimbo yanyuze iwacu ntabwo nyamwuga burimo nyine juste ntushoboye kwiririmba undi muntu niba ashoboye kwiririmba rikayiririmba cyangwa se wenda uranayishoboye sibyo ariko ntabwo wayikunze nyine ariko bo niba yiririmba man ishobora no gukundwa kurenga urugero ariko nta bunyamwuga baba burimo tureke dukora ibintu by'umwuga kandi dukora ibintu uyu murimo w'Imana turimo tuwugerekeho uburyo bwiza bw'imibanire uburyo bwiza bw'imibereho n'imikoranire kuko nicyo gikwiye rero twanezerewe cyane producer kubana nawe ariko kandi reka nsoze nkubaza akabazo gato k'amatsiko wakira abantu benshi batandukanye muri studio ndetse hirya no hino ariko nagira ngo uduhe imbogamizi ubona ntoya mu makorali uduhe imbogamizi ubona kuba producer imbogamizi ako kantu ndahita nanjye nkubaza kandi imbogamizi zihura na kenshi cyane cyane ibijyanye n'imiririmbire nyine yego hari igihe abantu nyine baza ukabona ko batari baragera ku rwego rwo kuba bajya muri studio bari bakeneye kongera kwigaho cyangwa se agasanga barabuze bati twe tuziyigisha ntabwo tuzakenera umwarimu ariko wasanga ukabona ko bari bakeneye ubafasha bikaba ngombwa ko niba bari gukora indirimbo 3 zibananira ukabona baririmbye imwe yego kandi urumva iyo birabahenda iyo ukoze ntiwisoze ntabwo wagaruka none uvuga ngo nzongera iyo utabisoje wongera ukishyura urumva ubuhenzwe niyo mbogamiza kenshi kenshi bose producer niyo duhura nayo ni imiririmbire ku makorali mu by'ukuri za muri studio imbogamizi ujye ubabonaho bo ubwabo nk'abo bahura nazo mu baproducer batandukanye n'umuntu w'umuproducer ubundi reka mbabwire hari ikindi abaproducer duhura nacyo umuntu akaza kuko yumvise nakoreye korali runaka avuga ati se niba abahamya ba Yesu warabakoreye iriya ndirimbo niba warakoreye abanabi indirimbo niba warakoreye abanabi indirimbo kubera iki twe byacu taryoshye nk'iyabo ariko akirengagiza ko hari elema ziba zaririmbye zakoze nicyo bita nyine korali zirarutana mu miririmbire ushobora kuza nyine nturirimbe ibihwanye nabo kuko bafite elema zishoboye kuba ziri ku rwego rwo hejuru cyangwa se n'izo ndirimbo zitandukanye yego rero nujya muri studio ariyo yose burya reka mbabwire niba watetse amateke ariyo posho ufite yo kugura dodo n'amateke n'ibishyimbo ubona bazanye dodo ku meza n'amateke uzavuga kubera iki atariho inyama kandi ubizi neza ko nta posho watanze I mean ko ibyo watanze muri studio nibyo waririmbye nyine nibyo bikugarukira niba waririmbye neza biba byiza kwera ariko niba waririmbye ibintu bitari byiza cyane ntabwo byakunda niyo mpamvu rero muba mukeneye ko mubona umwarimu akaza akabafasha mukabana igihe runaka akagira ubunganira mu by'ukuri ndumva ni imbogamizi ariko ni n'inama ku makorali utanze ariko njye nakwibaza aho ngaho nk'umuproducer uproducinga amajwi wowe kuki aho kugira ngo bazasohore cya gihangano bifuze kwarura inyama kandi baratetse idodo cyangwa intoryi kuki wowe utabagira inama mbere y'uko basohora ya produit noneho
ngo babwire uti ibintu ndi kubona bidafite urugero ruriho rwiza kandi ngewe ndabona mwazakora ibi bikagenda gutya ukabagira inama ariko bigenda njye nabonye ndi kodinga umuntu uririmba nabi yego niba ngiyoje nkabona ko hakiri urugendo ntitaye ko wavuye Nyamagabe waje i Kigali kuri kodinga ntitaye ko wavuye uri hano i Kigali urataha ukagenda ukamuha noneho inama z'icyo azakora ubwo ni taha ubanza ugenda ukosora bino bintu nubikosora bizagenda neza nese uje muri studio nturamenya naho batangirira baririmba nturamenya umuziki ubwawo bahera he basoza bate ibyo ntubizi ujuje kuvuga ngo ni record ibintu rero bitandukanye nuko muririmba mu rusengero ko mu rusengero mistake ukoze nyine bari uyu munsi kuri iyo gahunda niba ari kwisabato bari iyo sabato hari igihe wongeye kuririmba ikindi gihe uyikora neza ariko hano ibi byishe ubyishe byiteka ntandi mahirwe ubuzongera kugira gukosora iyo mistake niyo mpamvu rero wibeshye gukora mistake ukarikodinga ndapfa kurikodinga ku ruhande rwawe mbere wa byose we mu producer ni wowe uhomba ni wowe uhomba ni ugira igihombo kinini nubwo nakoranye nayo igira igihombo kuko iziyumvira izo ndirimbo nta wundi muntu uzasanga ari kuyumva usanga ari bava bati twakoze album nawe kumva zirakubiye ari wowe ubwawe ariko noneho iyo habayeho kujya inama y'ukuntu ibintu byagenda abantu mushaka umwarimu n'amwarimu mufite cyangwa se n'amwarimu mufite mwongera igihe yego ntabwo muziba iminsi arabavuga bati rero twe azatwigisha umunsi umwe tuza muri studio bazasanga none bitewe n'urwego rw'abo baririmbyi iyo minsi mike yabize usanga hari byinshi bigikeneye wowe ukarengera we korari urengera amafaranga ngo tutazamuhemba amafaranga menshi yego ariko ukirengagiza ko n'ubundi yewe nuza muri studio yama kandi ukayampa uri kuririmba n'ibintu no bidafatika none se uyatanze ukarimba ibintu byiza bifite n'ireme so kongera agaciro umushinga wawe none se nubikora gutyo gusukamera nkaho uyamaye ariko n'ubundi mbone uri kuririmba ibintu by'amafuti urugendo wafashe minibisi kuba cyangwa kwasteri ikabazana kuririmba i Kigali mukaza hano bikanga mukongera mwayihaye 250 ikongera ikabasubizayo mukazongera mukasaba 250 mubongera kugaruka si 500 bigiye birira bipfuye ubusa ni ikibazo rero mwamwe ugomba gukosora mu myigire yanyu mukabiha umwanya kandi birashoboka of course rero Japhet Pro arakoze cyane Imana imumugisha nkuko rero twabisezeranye murabizi neza twagiye tuganira ku makorari tuganira byinshi bitandukanye ndetse tukaganira ku ndirimbo nziza zakozwe amashusho meza zifite audio nziza ni na muri ubwo buryo tugenda tuvuga ku ba producer bagiye bazi producinga mu majwi ndetse n'amashusho tukanavuga ku bahanzi bagiye bahanga muri abo ngira ngo nimba mutibeshye tutibeshye muri muzi ko neza iri zina ryagiye rigaruka kenshi ku bantu bagiye bakora ibintu twigisha amakorari no gutangira kujya bandika kuri nuze zabo kuri page zabo za YouTube channel aba producer bagiye bakora ibintu nimba ari producer w'amashusho ukoze ikintu yigikora ngo muhite murekera aho kuko na audio yarakozwe kandi wa wundi wakoze audio niba ari nziza nimba ari nambi abantu bazayijudginga kuko ubu turi mu gihe cy'iterambere friend ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo ntacyo wakivugaho ko ubijyanye n'icyo kintu tugahita dusoza icyo nakivugaho niba mwebwe akenshi producer wawe unyubakorera amashusho bakorera amashusho ugena arangije gukora ibyanjye kandi akenshi ni nayo fondasiyo y'ibyo muzakora byose buriya audio igira amashusho nako indirimbo igira amashusho meza bitewe na audio kuko umuntu ntabwo areba ibintu gusa atumva arabanza kumva kabanga ariko ibintu ko ndi kubyumva biryoshye uhabireba yego noneho amatwi akagutera akakumbuza amaso kureba ibintu wabireba rero bishatse uvuga ngo ni nkuko ukumva uzaregeza muri bundi bura n'ibintu bisanzwe reka mbabwire buriya audio yakabaye inahenda kurenza video ubundi ubirebe muri logique audio yakabaye ihenda kurenza video kuko niyo fondasiyo niyo yikoreye ibintu byose ngiye maze no kureba cyane iravunika uravunika mumara umwanya muri kuri coding hano byanga umwanya mumara mumaze kuririmba nanjye nkozongera nkicara undi mwanya nkakora nama mixage yapfuye byagenze gute musique ongera duhindure bishatse kuvuga ngo ntago wakubaka inzu y'amatafari uzi kuzayigira etage ukora umusingi fondasiyo uyikoresha y'amatafari ya rukarakara
ubizi neza ko uzagerekaho indi hejuru. Bishatse kuvuga ngo ukakora audio mbi uzashaka gukora video nziza iguhenze. Kuba nzakora video y'ibihumbi 300 wakoze audio y'ibihumbi 30. Urumva ibyo bintu ni ikibazo. Noneho audio bayikora y'ibihumbi 350. Urakuba noneho reka njye nta mwanya uyihaye. Urumva guha umwarimu amafaranga zo kukwigisha ariko guhenda. Ariko video kuko ari video wabati ba video abantu benshi bakunda kurebwa, ariko nyamukuri kurebwa ibyo bari kutumurure ibintu biri gutuma bareba biri kuvuga bite. Bishatse ngo audio imeze neza, amashusho nayo rwose byanze bikunze zere. Niyo mpamvu uzasanga indirimbo yagiye gukorwa amashusho ahenze ariko ntinarebe bitewe nuko ari mbi kubera ko itari gusona neza. Hagi gusona neza. Utubazo dutatu kuri Japhet umunota umwe wenda twintera amatsiko. Japhet, muri uyu murimo tubayemo wo guproducinga ubayemo tugusanzemo wo guproducinga amajwi, ni ikihe kintu cyaba cyarakubayeho kikagukomeretsa umutima ukavuga iki kintu kabisa kirambabaje mu kazi se? Ikintu cyabaye mu kazi no muntu wigeze tweze dukora umurimo umwe, aragenda abwira abantu arabwira ati Japhet reka baramufunze. Ntabwo agikora da, baramufunze. Nta kibaho reka baramufunze ati baramukatiye rwose. Ati se byagenze bite? Abura ibintu ahimba, abura aho ahera bata ariko arafunze. Ati nayo sinamenya neza ariko arafunze. Kandi mu buzima yenda sinzi niba ari ikibazo ariko sindagera no kuri gereza. Yenda banza ari ikibazo ko badanasura n'abafunze, ariko sindagera no kuri gereza. Ariko urumva nk'umuntu ugiye kumva iyo nkuru mu muntu ngo ako mu by'ukuri impamvu abivuze kugira ngo yibonere akazi. Yego. Nabwo ati tubwira amakuru ya Japhet duhena nimero. Ati sinago mwabimenye. Nawe munyihera akazi za kujyayo rero gukorera abantu hafi aho ngaho. Ati se ntabwo twabimenye. Byari byagenze bite ntibikize. Yego. Ati mwese wafunguwe ryari ntembwe izina ryayo. Murabyumva rero ko narakubabariye wowe wabivuze. Icyo kintu no kuri Japhet. Ariko urumva ntago ari byiza kwera. Nukuri ntago ari cyiza. Japhet muri uyu murimo akora ni ikihe kintu cyaba cyaramushimishije n'ubu yibuka avuga ati mu by'ukuri nkurikije uyu mwuga mbaye iki kintu cyaranejeje? Ikintu cyanejeje kiruta ibindi bintu kinanezeza n'uyu munsi nuko ibi bintu nkora abana banjye babikunda. Mfite abahungu hano bakunda kuririmba. Kweri ushobora kuza hano muri studio kuririmba ugataha indirimbo yawe bayikurusha. Ndabikunda, bagira spirit kabisa yo kuririmba. Umva ko bafite umwuka wo kuririmba, bararirimba nanjye ubwanjye nkavuga ni wow, amazing. N'ubundi ntabwo watubwiye wa mugani Japhet afite abana bangahe? Afite abana babiri b'abahungu. Abo ubona waba ufite impano muri bo ninde kirusha iyindi? Oya bose kuko mfite abana b'abahungu babiri. Umwe afite imyaka agiye kuzuza 6, undi agiye kuzuza 3. Ubwo rero urumva ntabwo rutana igihe kirekire, bose usanga kenshi ibyo babiri. Hanije bavuga bati twebwe papa dutize kuteri twe dufite studio hanze, twubatse studio yacu dutize kuteri natwe twigire kuri coding. Ugasanga umwe ari kuri umwe yashinze igiti, undi ahagaze imbere y'igiti arimo ararecording. Ubwo rero kubatandukanya mu bengo uyu nguyu kumbona bose mbona bafite iyo spirit kwe, bafite uwo mwuka wo kuririmba. Bafite umwuka wo kuririmba. Nibyo nshimira Imana rero kabisa, byatuma numva no murimo kuvamo ntago byakoroha. Ntago bikora. Japhet, Imana iguhe umugisha kuba twaganiriye umwanya ungana gutya. Ariko si ikintu wumva mu by'ukuri uyu mwuga uvuga uti ndashima Imana ko Imana yampaye impano uyu mwuga kuvanye kugeza uyu mwuga. Ikintu cya mbere nuko burya ikintu gikozwe neza kibamo n'ubushobozi bw'ifatika, amafaranga, ukaba yenda ushobora kubaho. Ariko birenze ibyo utuma nyine ubana n'abantu, ukamenyana n'abantu. Didier tukaba tuziranye nk'umuririmbyi, nk'umwarimu ushobora kugufasha mu bintu byinshi.
nkaba nziranye na runaka na runaka na runaka, ngira ngo iyo ntajya muri bino bintu hari abantu benshi tutari kugera tumenyana, ariko urumva nagiye nunguka inshuti kandi b'umumaro. Niba mfite umuntu nshobora kuba mfite Didier uyu munsi nkamubwira nti Didier ko rwose numva ntameze neza, waje ukangeza kwa muganga muri ya modoka yawe, Didier agahita aza rwose akangeza kwa muganga. Rwose ntumugisha mba ngize, kandi noneho ntabwo mba narabikuye ahandi, mba narabikuye ko twamenyaniye muri uyu murimo. Rero urumva ni byiza kweri, ndabishimira Imana. Imana igumugisha cyane Japhet. Tuzakomeza rero tuganire n'ubundi n'ikindi gihe, ariko nkangurira abari badukurikiye muri aka kanya babwira ngo mujye kwa Mwarimu Japhet kuri YouTube channel, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukurikira ibihangano, mukomeze mwari mushyiraho comment z'ibitekerezo, kandi mutibagiwe no kuri DDK TV Gospel Show. Nukuri naho mudukurikire kandi mutange ibitekerezo, tuba twashatse ibiganiro kugira ngo bigira abo bihindura, ntabwo mu by'ukuri bitubivuga kugira ngo mubyumva yuko dushyiramo no kudakubita ngo turase umusumari, si uko tuba tubiyobewe, ariko no kuvuga ngo wowe wakoze ibyo, wowe wagize utya, wowe wabayeho gutya, hindura, hari ikindi wakora kikagira umumaro abantu, kandi iyo mpano ni nziza ufite, ariko wowe muhanzi, wowe wandika indirimbo, icyo ukora kigira umumaro benshi. Hindura rero, ureke gushyiramo amanyanga, ahubwo genda mu buryo bwiza. Wowe korali DDK TV Gospel Show.